muha umuti umugore aramukunda yego ariko aravuga ngo nubwo umugore yankunze arimo gukomeza kuca inyuma yego ndamubwiye ngo agiye wamubeshyera reka muha umuti uzajye uwukoresha niba muca inyuma uzabimenya ubwo rero arawukoresha uko bikwiriye ngiye kumva numva uramagaye ati wa muti wanjye wakoze ati bamaje gufatana none se ngubu amano yawe niyafatana umuntu yakuraga amano agafatana kuwukoresha umunsi umugore najye gusambana niyo mpamvu hari igihe ifata igihe noneho umugore amaje gufatana yahamagaye manager wo muri ayo mashambure barimo kuvuza induru ati nafatanye ati fite inomero umamagarira ahamagara uwo bita ngo ni shangazi w'uwo mugore ni cyo kintu ukoresha ku buryo babantu navuga ngo ibitsina byo byafatanye bita bitandukana ese ntibasigarana ibikomere bigenda biti nta bikomere ubona ari kuza nta muti ifite bari kumaduka byari gukunda ariko ngiye nazanye amayogi abiri ayo mayogi ntabwo tuba twemeye kureba ubwambure bw'umugore utari uwawe nta burenganzira uba ubifitiye ubagati bakubwira ati birakunze bahita bajya mu kindi cyumba bakambara bisanzwe ko n'ubundi baba bambaye nk'uko Imana yabaremye hanyuma wari urimo bakimara gufatanuka wabonye bameze uti Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi ndabasuhuje bari mu Rwanda East Africa nago nakibagirwa aba diaspora nukuri nanjye ndabakunda uko namwe mudahema kungaragariza urukundo umunsi yo turi kumwe n'umupapa ndabona umupapa reka mwite umupapa mu byubahiro bye nzi neza ko benshi bamumenye cyangwa se yamamaye ahari umupapa wakoze agashya benshi mwarabibonye agafatanura ibitsina by'abantu bari bari gusambana ndetse naramutumiye bitewe nuko uyu munsi afite comment zirenga 200 benshi muvuga uti no muzamutumire mutubariza ibibazo uyu munsi rero nagize amahirwe yo kumubona bya bibazo bimwe mu byo mwibaza ibyo atadusubiza ubwo ngubwo nibanga ry'akazi muraza kwihanganeka mbabwire ngo mukurikire ikiganiro tubahaye ikaze papa murakoze n'amakuru nisa watangiye twibwira amazina yawe nitwa Twizeyimana Vincent bakabanze ku izina rya Mustafa ryavuye he Mustafa kwa kundi mba nkorera abasilamu Nyamirambo ariko no muryango wacu turabasilamu mbere ari umukristo ababyeyi bo bari abakirisitu ngiye mbaho mitambo musilamu yego niho Mustafa ryavuye n'uburi umusilamu n'ubundi umusilamu ni byiza cyane ntago ndibuze kwinjira inda mu by'umuryango wawe cyane kubaza ngo ufite abana bangahe ibintu ngibyo reka byo tubyore tubigire ubuzima bwawe hanyuma wigize uba muri za Tanzania cyangwa za Zanzibar hariya niho ababyeyi bavuka niho ababyeyi bavuka urambwiye ati n'ababyeyi bavuka wenda ufite n'amatsiko yo kuvuga ati kugira ngo umuvuzi gakondo bisaba iki yego wabikuye he nibyo shaka gusobanura ibyo byose niyo mpamvu rembi kwaje kuko tuzi ko bira bintu wakoze abenshi muri komite nakoje mbona ngo ndabona ndumva harimo hano mu gihugu cy'u Rwanda aribo bwa mbere bibaye nta nubwo iriya miti dukunda kuyitanga ubwo rero ngewe natangiye kuvura afite imyaka 12 papa niwe wavuraga igisekuru cyacu cyose kiravura n'uyu munsi ariko haba harimo umwe uvura gusa iyo agiye gupfa abafite uwabisigiye ubwo papa rero yarabisigiwe na se noneho papa nawe agiye gupfa arabisigira ariko ntago abigusigira ahubwo byo biritoranyiriza bishaka wa muntu uzashobora kubikoresha wakwemera kondisiyo waba witonda udakunda ibintu byinshi byamaraha waboneka isaha yariyo yose kugira ngo nihaze umurwayi amugana amwakire ntago byafata umusinzi yaba ari mu kabari ntago byakunda ubu naho ujye unywa agacupa ndakanywa mu masaha wenda y'ijoro cyangwa akanywera mu rugo mu kazi kuko uri nko mu kabari mu ndakubwira ngo ngo nje ku ivuriro wasinze ntago byakunda ntago wavura umuntu wasinze ubwo rero ngewe mfite nk'imyaka nka 12 niga mu wa 4 primaire nagiye ku kibaho umubyeyi yambaza ati subiza umwarimu mwiyandikira ubwoko bw'imiti ibyo ambwiye byahitaga bihinduka imiti icyo gihe navuraga nagukoragaho gusa ugakira
ndibuka ko baza abadamu bafite inda nkabakora ku nda bakigenda, ariko ntabwo nabaga ufite imyaka 12. ariko ntabwo nabaga nzi ko ndimo kubavura. Okay. Njye nabikoragaho gusa ni nka kwa kundi ikintu kikuje mukagikora. Ubu ngubwo bikomeza kugenda gutyo. Rero papa agiye abarapfuye. Yego. Apfuye byose biraza, imbaraga zose zikuzaho zinzaho. Ubwo nangira kuvura. Hari impamvu abantu b'i Kigali benshi banzi mu Nyakabanda havuye nk'abasazi nka 5. Yego. Ubundi ngo banze ku izina rya Nyabingi, yuko mvuye imyuka mbi Nyabingi. Umuntu abasazi benshi cyane. Ababuze urubyaro rwo no guhombya. Ariko ukijya mu mihango ntabwo mubwiye ngo wabuze urubyaro kandi waravuye mu mihango ngo uzagira ute uzabona urubyaro. Uri muri menopause. Ntabwo byakunda. Ikirimo rero nta kindi kibazo, ujya kwa muganga ugasanga ibipimo byawe biragaragaza ko uri muzima, ariko ubana n'umugabo nta kibazo bikanga, uraza tukakuzingura. Haba hari ibintu bituma udasama kandi aba ari byinshi. Hari igihe uvuka mu miryango mibi irimo imyuka mibi, cyangwa baraterekeraga ya myuka ikakujyaho utabizi, cyangwa hari abandi bantu bakugiriye nabi, uraza tukareba impamvu utabyara tukaguma tukabyara. Yego. Impamvu nkubashije nawe nye muri comment benshi bavuga ngo ibi bintu no muganga yakoze bibazanzibari, abandi ngo bibane bacuza, mbese ubona ko ari ibihugu. Okay, biriya bikunda ko mu mahanga, ariko nawe urumva ko igisekuru cyacu gikomoka n'ubundi Tanzania. Kandi Tanzania urabizi namwe niho imiti yose ikaze iva. Nubwo mba ndi hano mbafite uburyo nanjye bayinyuza cyane nanjye nkambuka ukayizana. Hanyuma navuga ngo wakoze agashya. Impamvu mvuga agashya niye ntago ari njye nyine watangaye no muri comment ndetse n'abantu bose n'uyu munsi bambaza ati biriya bintu nibyo, ariko nkanjye wari uhari nabihamya ko ari byo kuko nanjye nari imibereye aho byabereye kuri teri. Ubundi ndashaka kutubwira biriya bintu ubundi wabigenjeje gute, mbese biteye amatsiko kuvuga ngo abantu barasambanye ibitsina birafatanye kandi utari uhari, ese wabyohereje mu mwuka? Uriya mupapa yarakwegerera arakubwira ati mbese ngiye uriya mupapa twajyaga dusangira ari inshuti yanjye, aho twaba turimo gusangira agacupa akavanga umugore amuca inyuma. Nkamubwira ngo ushobora kuba ari abantu babikubwira atari byo. Ni byiza reka nkuhe umuti utuma bamukunda. Yego. Umugore aramukunda. Muha umuti umugore aramukunda. Yego. Ariko aravuga ngo nubwo umugore yankunze arimo gukomeza kuca inyuma. Ndamubwira ngo wagiye bamubeshyera, reka muha umuti uzajye uwukoresha, niba muca inyuma uzabimenya. Ubwo rero arawukoresha uko bikwiriye. Ngiye kumva numva uramagaye ati wa muti wanjye wakoze, ati bamaje gufatana. Ambwira aho bari, ndabaza ngo barahagana he, arambwira ngo bari Gikondo. Nibwo nahitaga nitegura njyana umuti wo kuba matanurisha. Ko biteye ubwoba ibi bintu? Ntabwo biteye ubwoba, ni indwara nk'indi. Waba wumva ari ibintu byoroshye? None se ngubu amano yawe niyafatana, umuntu yakuraga amano agafatana, sibyo? Umunwa wafatana urimo kuvuga gutya. Nta bantu ujya ubona baba barabaye biragise kandi bamaje gukura. Byashoboka. Nta bantu se babasazi ujya ubona mwariganye ugasanga arimo gusara mu muhanda. Ujya ni abantu baba barabahemukiye, ariko iyo baje turabavura. None se mugaye ikibazo cy'amatsiko, umuti waramuhaye ni ukuvuga ngo wamuhaye n'iminsi azabikora, wari uzijya azasambanira? Niyo matsiko uriya mutera nawumaranye amezi 5. Yaranze kuwukoresha nawe yumvaga ko bitabaho utanakora, kwa kundi uvuga ateka ngerageze. Yego. Agerageje biba birakunze. Ni ukuvuga muri amezi 5 se umudamu yari atarasambana cyangwa se yari yarasambanye umuti ntabwo bawukoreshaga. Ukuri ukoreshwa iminsi mike cyane. Yego. N'umunsi umwe wakora ahuye n'undi muntu wo hanze. Impamvu bitinda ashobora kuwukoresha umunsi umugore najye gusambana. Niyo mpamvu hari igihe ifata igihe kirekire, ariko nk'umugore n'umugabo babana akomeje akawukoresha n'ubundi bari akantu utonya ni gake n'utuvuta wisiga, ni ibintu byoroshye cyane. Ariko niba ufite izindi mbaraga. Uba ufite izindi mbaraga? Ni umuti usanzwe ariko ufite imbaraga. Ufite nagize ni umuntu uba ufite izindi mbaraga. Ni umuti ufite imbaraga. Ni ukuwisiga se? Ni ukuwisiga? Urawisiga.
aha reka ndeke kwinjira mu mabanga cyane nakumenesha andi mabanga. Hanyuma ni Dogomag yakubwira uti abantu bafatanye umugore se mwari musanzwe muziranye cyangwa se wabiziranye n'umugabo gusa? Umugabo twari tuziranye dusangira, noneho umugore amaje gufatana yahamagaye manager wo muri ayo mashambure barimo kuvuza induru, ati nafatanye, ati fite nomero umamagarira, ahamagara uwo bita ngo ni shangazi w'uwo mugore, nyirasenge nkuko twabyumvishe. Yego, nyirasenge barahageze. Nyirasenge niyo wahuruje umugabo we ko babonaga nta wundi muti waboneka ari uguhamagara umugabo agakora ibyo agomba gukora. Niba ari ukubajyana ku bitaro bakabajyana, niba ari uguhamagara umuvuzi akamuhamagara. Umugabo avuze ati ninjye wabikoze, rero reka mpamagara umuganga wamuhaye umuti yatuzanire undi muti ugomba kuba amatanurisha. Ubwo ndaza rero ndabibakorera. Wowe wakoresheje ikiri batari ibanga, ni cyo kintu ukoresha ku buryo babantu navuga ngo ibitsina byo byafatanye bita bitandukana? Ese nibasigarana ibikomere bigenda biti? Nta bikomere. Umuti nakoresheje tuvura za nyabingi, tuvura imyuka mibi. Noneho twe dufite n'ubushobozi bwo kuvura abanyamahanga, nta muti tubahaye, kutuvugisha gusa. Icyo musaba ni amasaha nzajya muhaye kumuvuraho. N'ubundi rero imbaraga ntabwo ziba mu muti, imbaraga ziba mu mpano dufite yo kuvura. N'ubwo nari kuza nta muti ifite bari kumaduka, byari gukunda. Ariko njye nazanye amayogi abiri. Ayo mayogi icyo asobanura, iyo umubyeyi wawe yapfuye bagiye kukwimika, hari amayogi bagukomanganyisha kugira ngo wicare ku ntebe y'umuntu wakuraze. Ayo mayogi rero tuba tuyafite, icyo ari cyo cyose kirakunda. N'umusazi uyamukomanganyishije aratuza, ukamushakira imiti. Ayo mayogi aba afite izindi mbaraga, ariko agakoreshwa na nyirayo. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko, numva ngo ntago mujya mubareba, ni ukubera ihe mpamvu udashobora kureba abantu uri kuvura? Kandi tuzi ko nk'umuganga yemeye kureba abantu, ntabwo tuba twemeye kureba ubwambure bw'umugore utari uwawe, nta burenganzira uba ubifitiye. Ntabwo yemeye kubareba. Ariko kubareba ntugire ngo nindi kondisiyo ngo byapfa, ahubwo tuba tugira ngo tutamenye n'abaribo, tubahe sekirite yabo. Yego. Kuko ushobora gukuraho nk'irido ugashiduka n'undi uri inyuma wenda igipangu n'uri mu birahure, urabizi baba bahuruye babonye, ukaba wangisha umutekano we. Ubwo rero niyo mpamvu uko baba biyoroshe niko mbavura bameze. Bagahita bakubwira ati birakunze, bahita bajya mu kindi cyumba bakambara bisanzwe ko n'ubundi baba bambaye nk'uko Imana yabaremye. Hanyuma wari urimo bakimara gufatanuka wabonye bameze uti? Bahise bavuga ngo urakoze cyane, ngo Imana iguhe umugisha. Niryo jambo numvishe. Mana we. Hanyuma umugabo yabyitwaye mate muri ziriya roji? Umugabo we yaravuze ati uyu mugore ndamukunda. Ati nubwo yabikoze wenda ni Satani yamushutse, ati nge ndamuha imbabazi, ariko nazongera ukunda. Ariko bwa mbere bwo yari afite umujinya, ati barasubiza inkwano n'ibyo natakaje. Nyuma yaho rero tutamubwira tuti nawe bitabaho. Twanamubwira tuti buse weho nta hantu wari wajya, wowe si ujyayo bikagenda gutyo. Ibyiza ni uko wamuha imbabazi, mukagenda mukarera abana, mugakundana. Noneho nkatwe babuvuzi gakondo ntabwo tuba dushaka ko umuryango utandukana. Ugomba kuvura urugo, kandi kuvura ntabwo ari ugusenya. Twamugiriye inama, turamubwira umugore wawe agiye, ukazana undi mwana, aba bana wabajyana he? Ukazana undi mugore. Yego, byaba ibibazo. Ahubwo gara umugore wawe, mujye inama, murebe ukuntu mwazubaka urugo rwanyu cyane. Hanyuma urumva nyuma yaho umugore nta kibazo muzagirana? Umugore ahubwo yarankunze cyane, yaravuze ati urakoze cyane, urugo rwacu rugiye gukomera. Ariko se wenda uri nk'umuvuzi gakondo, hari ibibazo nk'ibyo ngibyo cyane? Nabonye komenti 200, inyinshi nizivuga uti no muganga natubabarira, dufashe ingo zacu zigeze gusenyuka, tumerewe nabi. Mbona ko ari ikibazo cyugarije isi yose. Ubundi ubona wowe cyangwa se nk'umuntu mwaganiri, ubona ari iyihe mpamvu umugore ashobora guhaguruka mu rugo rwe akajya guca umugabo inyuma? Urabona hari ukuntu umugabo aba gutoteza,
hari n'ukuntu umugabo aba yihugiyemo akirirwa mu kazi ke agataha yananiwe icyumweru kigashira abagore ntabwo mujya mwemera yuko ari umunaniro wumva ko yagiye ahandi nawe rero urabizi ukuntu gahunda iba imeze twese twaremanye iki umuriro hariho abantu bagira umuriro cyane hari abagira uworoheje biterwa n'uko uteye cyane umugabo yajya kubikora akagupfubya hari abagabo muri iki gihe banarongorana bagakora imibonano umugore sarangize akazapfa akadwara imitwe umugongo akadwara mu kiziba cy'inda yahura n'undi muntu yamuganiriza ati mbabarira sinakugira muri ugashiduka agiye kujya ute kuguca inyuma ahubwo nukubwira nukuzakora ikiganiro ukagira bane bagabo mu byo bakora byose bakumva yuko bari kukumva baguteza amatwi rwose mu byo bakora byose bakumva yuko umukobwa muvana iwabo hari ibyo kurya hari ibyo kunywa atanabibuze cyangwa agiye no mu rugo uciriritse kuruta urwavuyemo hari ikintu kiba kimuvanye iwabo yamara kugera mu rugo rw'umugabo cya kindi umugabo akakirengagiza cyangwa nawe akatangira akamushyiraho inkeke akamurutisha akazi cyangwa se akamutisha n'abandi bakobwa yego ubwo rero n'umugore nawe areba kure nawe atangira kuvuga ati bisi nabivamo nubwo atakurutisha abandi bakobwa kabone ubwo yaba adasambana ntabwo wemeye kurutisha akazi umugore bazanye mu byo ugomba gupanga no gupanga amasaha yo kuganira n'umugore wawe nk'uko wamuvanye iwabo umukunzi ntabwo waraje kumutirira ku meza ngo uzajye umureba nk'umutako hari abandi bataha bukeye nuko covid yaje abantu bakaba bataha basigaye batakare bajya kubona umugabo ataha saa 10 z'ijoro avuye mu kabari akaryamaho isaha imwe bugacya asubira mu kazi akazahorana iyo stress uwo mugore babonana gute abandi bataha bakerewe umugore yicaye mu ntebe yagutegereje arakubuze araryama numara kujya mu buriri ugatangira kumubwira mu gihe ibyo mukora mudu y'umugore yabivuyemo niko akundi umugore abiguhereza ariko ukumva ko we aba ari nko kukwikiza umugore akabaho atararyamana n'umugabo kandi amufite kandi baryamana banabyarana nta kintu urumva abagore muri iki gihe bafite ibibazo bikomeye cyane niyo mpamvu basigaye bashaka udusore reba nk'uri afite imyaka 23 ahubwo icyo kintu yibajije numvishe ngo ni agasore nibyo koko ni umusore nyine none se ari kujya gushaka umusaza akamumarira iki nk'uko babivuze yavuze ko yari amaze amezi 6 ngo ntacyo amukorera kandi babana urumva ni ibibazo bikomeye cyane none se mu majwi y'umugabo dufite we yaravuze ati umugore wanjye ndamukunda nta nubwo mupfubya rwose iryo jambo yakoresheje none ngo ati yaramaze amezi 6 umugore bavuga ko yaramaze erega ushobora kubana n'umugabo imyaka 5 ataragukora ibintu ngo wishime ubwo bara nk'uko utabikorewe none se umuntu agiye azaga gukora iminota 2 ukajya kugera muri mudu w'igikorwa yagishoje uwo munsi umuntu akubajije ngo wabonanye n'umugabo wamubwira ko wananye n'umugabo nawe ndakubajije ufite umugabo yego akazajya aza wenda mukabikora buri munsi ukazajya kujya kubishaka we yamaje kubisoza ugahura n'umuntu wava ko wahuye n'umugabo ni ikibazo hari abagore rero bameze gutyo babaho nta mugabo bafite umugabo ariko batazi ko babana n'abagabo mu nzu niyo mpamvu basigaye bajya kwishakira iki abasore baza akazi hanyuma none mpensaranayije abasore baza none abagore urabagarukira nese birakwiye abagore ndabagarukira uko uweho ndiba ndi umugabo shaka kugira ngo ngende nkora ibyanjye ninezeze umugore musigare mu kugaragurikaho musigiye uburwayi fazari wamwihorera mukazayipanga umunsi wenda rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu cyumweru mukabikora mwese mwabiteguye mwabyemeranyijeho mwaruhutse aho kugira ngo uzaza buri munsi weho winezeza we utamunezeza ntacyo biba bimaze ahubwo atangira gutekereza icyamuzanye hanyuma muga hari ikintu ndi bwibaze ni nk'inshuro ya kanga umaze gufatanya abantu muri aba buryo cyane ko mu Rwanda njye navuga ngo ntitubimenyereye ntabwo bimenyereye biba mu bihugu byo hanze niho ariko nabo hanze yagiye bajya bahamagara nkabohereza umuti ariko ibingibi ntabwo dukunda kubikora cyane kuko ni nko kwandarika umunyarwanda ntabwo dukunda kubikora ariko bibaye ngombwa ndabafata nkabinginga nkabigisha byanze ariko nta kundi